Kuva ibice 18. Yetiro sebukwe wa Mose amusanga mu butayu. Yetiro umutambyi w'i Midiyani, sebukwe wa Mose, yumva iby'Imana yagiriye Mose n'Abisirayeli ubwoko bwayo, kandi Uwiteka yakuye Abisirayeli muri Egiputa. Yetiro sebukwe wa Mose ajyana Zipora muka Mose, Mose amaze kumusezererana n'abahungu be bombi, umwe yitwa Gerushomu, kuko se yavuze ati nari umusuke mu gihugu kitari icyacu. Undi yitwa Eliyezeri, kuko se yavuze ati Imana ya data yambereye umutabazi inkiza inkota ya Farawo. Yetiro sebukwe wa Mose azanira Mose abahungu be n'umugore we, amusanga muri bwa butayu aho yari yarabambye amahema ku musozi w'Imana. Abwira Mose ati jyewe sobukwe Yetiro nkuzaniye umugore wawe n'abahungu be bombi nabo. Mose arasohoka ajya gusanganira sebukwe, amwikubita imbere aramusoma, barasuhuzanya binjira mu ihema. Mose atekerereza sebukwe ibyo Uwiteka yagiriye Farawo n'Abanyegiputa bose, abahora Abisirayeli n'ibyabaruhirije mu nzira byose, kandi uko Uwiteka yabakijije. Yetiro ashimishwa n'ibyiza Uwiteka yagiriye Abisirayeli byose, kuko yabakijije Abanyegiputa. Yetiro aravuga ati Uwiteka ahimbarizwe yuko yabakijije Abanyegiputa na Farawo, agakura ubwo bwoko mu butware bw'Abanyegiputa. None menye yuko Uwiteka aruta izindi mana zose, kuko yanesheje Abanyegiputa ubwo bishyiranaga hejuru ubwibone ngo bagirire Abisirayeli nabi. Yetiro sebukwe wa Mose ajyana igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo ngo abitambire Imana. Aroni n'abakuru b'Abisirayeli bose baraza basangira na sebukwe wa Mose imbere y'Imana. Bukeye bwaho Mose yicazwa no gucira imanza abantu bahagarara bagose Mose bahera mu gitondo bageza nimugoroba. Sebukwe wa Mose abonye ibyo akorera abantu byose aramubaza ati ibyo ukorera abantu ibi ni ibiki? Ni iki gituma wicara uri umwe, abantu bose bagahagarara bakugose, bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba? Mose asubiza sebukwe ati ni uko abantu baza kuri njye ngo mbabarize Imana. Iyo bafite amagambo baza kuri njye nkabacira imanza, nkabamenyesha amategeko y'Imana n'ibyo yategetse. Sebukwe wa Mose aramubwira ati ntuzabura gucikana intege n'abantu muri kumwe, kuko binaniranye biruta ibyo washobora gukora wenyine. None umvira ibyo nkubwira, ndakugira inama, Imana igufashemo, ube ari wowe mushyikirwa w'amagambo w'abantu n'Imana. Ujye ushyira Imana imanza zabo, kandi ujye ubigisha amategeko yayo n'ibyo yategetse. Ujye ubereka inzira bakwiriye gucamo n'imirimo bakwiriye gukora. Kandi utoranye mu bantu bose abashoboye ubucamanza bubaha Imana n'inyangamugayo, banga impongano, ubaha ubutware, bamwe batware 1,000, abandi 100, abandi 50, abandi 10. Bajye bacira abantu imanza ibihe byose, kandi urubanza rukomeye rwose bajye barukuzanira, ariko urubanza rworoheje abe ari bo baruca. Niho uziyorohereza umuruho, nabo bazajya bafatanya nabo. Nugira utyo Imana ikabigutegeka uzabishobora, kandi ubu bwoko bwose buzajya ahabwo bufite amahoro. Mose yumvira sebukwe, akora ibyo yamubwiye byose. Mose atoranya mu Bisirayeli bose abashoboye ubucamanza, abaha gutwara abantu, bamwe ngo batware 1,000, abandi ngo batware 100, abandi ngo batware 50, abandi ngo batware 10. Bakajya bacira abantu imanza ibihe byose. Imanza zikomeye bazizaniraga Mose, ariko izoroheje zose bakazica ubwabo. Mose asezerera sebukwe, asubira mu gihugu cy'iwabo. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko muri iki gihe
Abisirayeli bari bamaze kuva mu bunyage. Mose yari yarasize umugore n'abana be, yari yarabasize kwa sebukwe. Ariko igihe kimwe sebukwe amuzanira abana be, amuzanira n'umugore, aherako aboneraho no kumugira inama. Mose yari afite akazi gakomeye cyane ko kuba muri aba Bisirayeli, akaba ari we ubacira imanza, akabakemurira ibibazo kandi akabikora wenyine. Sebukwe rero arabyitegereza, abona yuko Mose azananirwa, niko kumugira inama yo guhitamo abo bazafatanya kano kazi. Amubwira uko azabatoranya n'uko azagenda bagabanya kuyobora aba Bisirayeli. Arababwira ati imanza zoroheje bajye bazica, ariko wowe ujye noneho bajye bakuzanira izananiranye, ube ari wowe uzica. Ahangaha muri iki gice haratugaragariza neza cyane ukuntu Mose yari umuhuza w'ubu bwoko n'Imana. Niwe wabaga hagati y'aba bantu n'Imana, niwe wabashaga kubahuza n'Imana. Hano ku murongo wa 19 yaramubwiye ati none urumvira ibyo nkubwira, ndakugira inama kandi Imana igufashemo, ube ari wowe mushyikirwa w'amagambo w'abantu n'Imana, ujye ushyira Imana imanza zabo. Mose yahagararaga ku mutwe, reka mbivuge gutyo, akaba ari we ujyana ibibazo byose, ibirego byose, akaba ari we ubishyikiriza Imana. Mose Imana yari yaramugiriye icyizere gikomeye cyane, kandi Mose nawe yabyitwayemo neza, agendana n'Imana neza. Ngusabiye umugisha mwene data, wowe ufashe uyu mwanya ugakurikira iri jambo ry'Imana. Njyewe nanjye niyemeje kujya ngufasha gusoma Bibiliya, ko ndabizi neza yuko umwanya ujya utubana mutoya, umuntu agashaka kugira ngo asome ijambo ry'Imana ariko ntabone akanya. Nanjye rero ndabigufashamo kuri uyu munsi, iri jambo rikubere ijambo ry'umunsi, kuva ibice 18 uko Mose yasanganiye, uko sebukwe wa Mose yamugeshejeho urubyaro, nuko kandi Mose yabaye umujyanama wa Mose akamugira inama. Mose yari akeneye inama, yari afite umurimo ukomeye cyane Imana yari yaramuhaye wo kuyobora ubu bwoko, kandi ubu bwoko bwamurushyaga mu buryo butandukanye. Hagati y'abantu rero habagamo n'ibibazo n'ibindi, Mose akaba n'umucamanza wabo. Ntabwo Mose yakoraga umurimo wo kubayobora gusa, yakoraga n'umurimo wo kubakiranura no kubacira n'imanza. Yesu aguha umugisha, ugire umunsi mwiza, ugubwe neza, Imana ikomeze ibane nawe.